amagambo nkayo ngo ngira amanota 80 uyobewe yuko tugeze ku ishuri abandi batangira gukora etide si wowe uzumbwira ngo buzi kagakobwa ngo kamwe ngo bitarise ngo kamwe kiga mu wa gatanu ngo kaje kambaye neza ugatangira kumbarira n'abafite amabuno manini ngo nabaje bateye pasi ibyo ngibyo utangiye kubimbira tugahera muri ibyo isa etide kabira rangiye tutize igihe nanjye ni mufate abatipe bamenyereye ko nzajya nirwa muri studio nkora imiziki ngo ntago banzanira na bike ngo niyige ikaramu namuhaye mu kwa gatatu ana nuba akaba tarazizana ni ubwo najyaga nigira kuri televiziyo nigira no ku mashini yarayobeye ko nagira n'utubare ndi buteranya ariko niduhura ndamwereka reka nze ngende mushake nona ndimo ndatura gahinda kanje umuhanda wagira ngo niko kayijyanye reka nze ngende ndakwereka Meri nawe wala bari kumimukira tinyuka wala kanuma kurangura amamesa gusinda yazana mu kiko nakagafuka bakagejeje ariko nta kibazo reka nze ntunga ariko ubu naretse gutekereza byinshi ntarirabo ivu umuntu hano bayiki niko peti iyo umuntu abatije bivuze ko abahaye ikaramu zanjye uzimaranya amezi angahe mfunga ikintu gitumye uza washishikaye n'ikihebe kigiye kwitirikiriza igisasu muri bisi ikaramu uvuze ikihebe kimwe se kimwe bita babuana icyo ngicyo ngiye nkirenzeho mani ntumbwire ibintu byinshi kuko ubu ngubu tuvuganye na byinshi ushobora kubona uwo mutwe nkuriye ahubwo ngiye bike zanjye ndazibona sinzibona ikaramu zawe zino suri kunyishyuza mani nese turi gukora amakonkuru twitegura uburyo tuzakora examen ku munsi wa examen nibwo corona yatujyanye mu rugo bike zanjye 3 zose twabaga dufite ntago ari we wazitahanye Yesu karamuse none ngiye nigeze nkutira noneho iyo umuntu abahaye ngo mu mutwaze bivuze yuko aba bahaye ngo mwijyanire ariko ararantsike nose ko uri imbesire ubundi uri kurinda inyishyuza ikaramu ya kuki natakwishyuje impapuro naguhaye ariko iyo ujya kubona umuntu muzima wangize ukamwita imbesire umva ufite ubugoryi ibyo tunabyirengagiza ubundi mani ngiye nshaka bike zanjye nta n'ibindi bintu byinshi none nimba ushaka ikaramu zawe nanjye nyishyura impapuro zanjye naguhaye turi gukora ikizamini ngaho none se mani ari ikaramu n'urupapuro ubu akomani iyo ubonye umuntu guhera mu kwa gatatu ndi muri studio nkora imizigo ubu ngubu maje gukora album 6 uri twasama none nari mvuze ngo wenda ejo muri mu kwambere bashobora gufungura ngo reka mbe niyungura ku dusomo nsanga na bike zanjye barazicomoka none se ube wiyungura ku dusomo umuntu muzima abo wa 48 yungura ku dusomo ariko kuki mujya mwihara funka wambesire we nimba ndi umuswa bivuze yuko nibura ntanagerageza ngo nige kandi ese ubu ni we wambwira ngo ngira amanota 80 uyobewe ibyo twirirwamo ku ishuri we yuko tugeze ku ishuri abandi batangira gukora etide si wowe uzumbwira ngo buzi kagakobwa ngo kamwe ngo bitarise ngo kamwe kiga mu wa gatanu ngo kaje kambaye neza ugatangira kumbarira n'abafite amabuno manini ngo nabaje bateye pasi ibyo utangiye kubimbira tugahera muri ibyo isa etide kabira rangiye tutize igihe cy'abandi batangiye gufata note ngo ngaho twagiye ngo tujye gukarota ngo tugende dukarote ngo kwanuza ngo bafite umuto buryoshye ukanjyana mu tuyoga twamake twadonda ubwonko nk'utwo butiritse naza n'amanota makeya ukazana ubugoryi nk'ubwo ngubwo byo tubireke nari basi undusha ubwenge sibyo ahubwo man mere yaranumye nimbura Amerika zasinde yaragutumye ikisi yaranumye hara muri buhoro kurangura amamesa man kurangura amamesa ko nta kantu ujyanye su yazana agafuka bakagejejeyo Amerika zamakanu ako dana harimo nasize mu rugo bageretse ibishaka ku bishyimbo nimbura arya sinzi cyane ari maze n'itatu na ariko ntari butugerewe reka tugarukana hari ndakubwira n'utundi tuntu turi gukora kambe agapfukamunwa itegeko rya leta birimo kuriyi asunda fando ubibona mbibona ute afani yengo agree
urwaye gripe gatuma utambara agapfukamunwa. Ako shani ndumva mufite n'agasuzuguro. Yesu! Ngabiri ariko sha ariko mani tizo kamubaza kisemwa ibindi bintu wankoreye nibyo cyangwa wari wasinze aho wari wankoye mu kubita umwici ibihese mani n'umutima mu baby unzanira nyine Yesu ejo bundi se umva mani ngiye rero ntago njya mbeshya umuntu naragiye umubebi ndamubura nkuzanira mama we neza Yesu usa nta kintu nkuzaniye kandi wantumye umubebi mani ariko aragifite mwa igitenge kuri ndaye mvuze igitenge no se ni igitenge nyine wambese ngabiri ariko sha muzi ibyo nibyo umuntu babwira mwakara nabera bishatu wagrana mara yimbwa kari kwa wambese ushaka kuzandisha ingurube kandi ndi haci urareba uri atari afande wambaye gisiviri uri kubwira kuriya ibyo ni mudefirikana mudefiriza wane Yesu kakaba kari guhamagara wa mugano ubundi na kariya wajyana agatwe katibe wowe ure guhagarika abantu ushinzwe icyo Ko shani ngiye mubwira gute ibyo ni wowe nyine nicyo tumva Ko shazi ko mutari seri twebwe turi seri ahubwo natwe icyo kibazo twaherekane tukibaza uri seri ahubwo asudi ibyare nibizi Niko shabundi ko nagapfukamunwa mwambaye agaci agapfukamunwa senye turi ihene zigiye guca mu bishyimbo kandi zo bamwe kudupfukamunwa kugira ngo zitone ibishyimbo kuba nambaye agapfukamunwa ngiye ndi ihene igiye kona ibishyimbo bundi ko na metero mwashyize afanda ari no kudusekera abana ariko mano ngo metero no mu mutima turayifite ariko tunirengagije n'ibyo ngibyo mu rugo turarana turi abana 8 ku gitanda kimwe ukizeho metero hariya naho yavamo ubundi se ibyo ngibyo bya metero bazi turanarara kirahari uvuze ngo iki ndara nakapfukamunwa kandi nzajya ndara munsi y'igitanda ntiyemeje kuzajya nshyira mu metero buri kanya akomani wegabanya n'umuntu gufata byonyine na se n'ikintu uri bukine biba bigoye gabanya umuntu wambanze mbira abanyarwanda ikitugenza hano ibyo ngibyo byose birandeba ndagushimiye wewe wafashe umwanya ukareba ino video ikintu cya mbere banze ukore subscribe kuri channel yacu Inyungu TV ubundi dukomeze kwibanira karamata kandi ikindi kintu twakinnye turi abantu bari gutesha agaciro ibintu byo kwambara agapfukamunwa gushyiramo metero ariko ntago ari byo by'ingenzi ikintu cy'ingenzi ambara neza agapfukamunwa nako yambaye utonde wa muswa we ngewe urareba nta gapfukamunwa mfite Katruas ukambara agapfukamunwa kafandisha we yatuza ambara neza agapfukamunwa shyiramo intera ya metero hagati yawe na bagenzi bawe kugira ngo dukurikize amategeko ya leta nibisheni wagira ngo imbito bati gipango Hello wewe wafashe umwanya wawe ukareba ino video ndagushimiye kandi ndakwinginze please ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu Inyungu TV bityo urabuduteye inkunga ikomeye cyane kora subscribe kuri channel yacu urabuteye inkunga comedy nyarwanda by'umwihariko DIZO COMEDY ndagushimiye ukoze subscribe kuri channel yacu thanks